Nitwa Yves nkunda ibiganiro bya Gatatu 50 ndabikunda cyane kuko biraduhugura kandi bikatwigisha. Nitwa Dia nkunda gukurikirana ibiganiro bya Gatatu 50 biratwigisha ndayikunda cyane we. Nitwa Sara merereye ku Mugina nkunda kumva ibiganiro bya Gatatu 50. Mubyeyi zirikana ko kohereza umwana muri gahunda nzamura bushobozi ari ingenzi kuko bizamufasha kuzamura urwego rw'imitsindire. Ubutumwa ni ubwa Minisiteri y'Uburezi. Gatatu 50 Gatatu 50. Ibihe byiza mwahisemo kwiki ibiganiro byacu kuri Gatatu 50 ndabashimiye cyane abantu mwakoze subscribe, abantu mukora like, mwiyumvemo ikaze cyane uruhare rwanyu rurakenewe cyane. Abantu mu majyaruguru y'u Rwanda mbahaye ikaze cyane, bari basirazuba mbahaye ikaze cyane, mu mujyi wa Kigali mbahaye ikaze cyane, mu majyepfo mbahaye ikaze cyane, abantu bari iburengera bwaryo mbahaye ikaze cyane, abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu bari mu Burundi, abantu bari Tanzania, abantu bari Kenya, abantu bari DRC, abantu bari Zambia, Mozambique, abantu bari South Africa, abantu bari South Africa, abantu bari ahantu hose hakurya y'amazi mu Bufaransa, the States of America, abantu bari Indonesia, abantu bari muri Asia, mwese mbahaye ikaze cyane, bari mu Bufaransa, abantu bari mu Budage, mwese mbahaye ikaze cyane. Ndagira ngo noneho uyu munsi tuganire ku kibazo gikomeye cyane cy'icuruzwa ry'abantu cyugarije urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abandi bantu batandukanye. Wagera ku gitsina gore ibikaba ibindi, wagera ku rubyiruko rw'abasore bikaba ibindi. Iki cyaha ni iki kigira igikomeye? Ese iki cyaha ubundi gikorwa gute? Ese ubundi tuzi icuruzwa ry'abantu ni iki? Abahanga batubwira ko icuruzwa ry'abantu ni ubundi bucakara bwihindurije mu yindi sura. Mbese ni ubundi buryo bw'ubucakara bwaje mu bantu. Itegeko nimero 51/2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi risobanura ko icuruzwa ry'abantu ari igikorwa cyose gikozwe n'umuntu hagamijwe gushaka inyungu, uha cyangwa ushakira undi akazi, utwara, wimura, uhisha cyangwa wakira undi muntu. Ibi bigakorwa hakoreshejwe ibikangisho, imbaraga cyangwa ubundi buryo bwose bw'agahato, ishimuta, uburiganya, ubushukanyi, kumubonerana kubera ububasha umufiteho cyangwa kubera ko ari umunyantege nke, gutanga cyangwa kwakira ubwishyu cyangwa inyungu kugira ngo umuntu ufite ububasha ku wundi yemere. Ngira ngo ukurikije buno busobanuro ni iki cyaha gikorwa harimo ikintu nyamukuru kikigira icyaha gikomeye ni uko gikorwa hakoreshejwe ibikangisho n'ubushukanyi. Badusobanura ko impamvu kiba icyaha gikomeye ni uko ntabwo umuntu agikora, ntabwo umuntu bamubwira ngo vayo ni urugero wenda niba uri nk'iburengerazuba ngo vayo i Kigali tugushakira akazi, niturangiza ako kazi n'ugenda usanga rikoreka usanga no bakubwiye ngo ni akazi runaka ahubwo gatandukanye n'ako bakubwiye. Niba rero bakubwiye ngo ugiye hanze, ntabwo umuntu akubwira ngo vayo ngo bimeze gutya, we ahubwo arakubeshya kubera ko agufite ububasha, arakubeshya akagushuka akubwira ngo ibintu bizaba bimeze neza, ibintu bizaba ari amahoro, wagerayo ugasanga ibyo yakubwiye bihabanye cyane ibyo ugiye gukora. Urumva rero ko ari ibintu biteye agahinda. Ikindi nanone batubwira ni uko iki cyaha gikorwa mu bushukanyi. Umuntu arenda dufata urugero, wenda twibereye nko mu Rwanda, bati wowe vayo ndagushaka hano Kicukiro, noneho wowe ugasanga
ugasanga kujyanye wenda nko mu Bugesera. Urumva ko niba kujyanye nko mu Bugesera, ntabwo mu by'ukuri wari ufite gahunda yo kujya mu Bugesera, wari ufite gahunda yo kujya Kicukiro hari yakubwiye. Urumva arakubeshye wenda wari ubwiye ati vaye mu Bugesera ngo hakazi wenda ko kuzajya n'urugero wenda umfurira n'urugero, noneho wowe ugasanga akazi kawe ni uko kugusambanya cyangwa se kugukoresha wenda imirimo y'agahato. Urumva biba bihabanye n'ibyo umuntu yakubwiye. Kugira ngo mbafashe neza kubisobanukirwa no kumenya amayeri no ku buryo babikora, hari inzira cyangwa se uburyo icuruzwa ry'abantu rikorwamo. Uburyo bwa mbere ni ukureshya umuntu bamwizeza akazi cyangwa ubundi buzima bwiza. Wowe uzaze rwose nitujyana hariya hakurya uzaba uri umudiyasipora umeze neza, uzajya uza unywa, uzagaruka i Kigali umeze neza, uzaza rwose nawe ujya mu gahoteli unywa agashyushyu nk'abandi bazungu bose. Uburyo bwa kabiri ni ukumufasha kubona ibyangombwa birimo urwandiko rw'inzira rumwemerera guca ku mupaka, viza, itike y'urugendo n'ibindi. Ati wowe rwose huma ntugire ikibazo pe, itike irahari, ibyo kurya birahari, viza ngiyi rwose, itike byose birahari, ntuzagire ikibazo. Bakakwereka nyine utuntu tw'indonke tukwemerera ko nta kibazo uzagira mu rugendo. Uburyo bwa gatatu ni ukumufasha gukora urugendo akava aho atuye akajya aho abagizi ba nabi bashaka kumucuruza cyangwa bamushakiramo inyungu. We bakakubwira ngo uva aho uri uze hano, ibindi uzabitubaze nduguyango, we ntugire ikibazo, ibindi uzabitubaze twebwe urabizi. Ntubizi se ko twiganye mani? Njye urabizi ntabwo nakubeshya, uri umuntu w'umuniga wanjye, uri umujyamo wanjye rwose, ntubizi mani, ntitwaruhanye, we ntugire ikibazo. Nyine akakwereka ko ari umuntu wawe, nta kibazo ugomba kugira. Uburyo bwa kane ni ukumukurikirana no kumucungira hafi kugeza ageze aho agomba gucuruzwa cyangwa gushakirwa inyungu. Ni ukuvuga ngo niyo utsimbuye i Kigali ugiye aho ngaho bakohereje mu gihugu ntavuze kubera kubw'imibanire n'ibihugu hatagira ibyo nangiza, ni ukuvuga ngo wowe baragukurikirana, dore nimero uzaduhamagare, tuzagenda mwandikiranwa, ukagenda umeze neza, unywa agakawa, nyine ibintu byose aramo. Mbese ukabona ko bakwitayeho, ukabona ko nyine uri umuntu ukabona ko ugiye kwiga, ukabona ko ugiye gukora akazi nyine kazaguhemba nyine. Urumva ntabwo umuntu akubwira kazaguhemba amadolari wenda nka 400 n'urugero, noneho ngo ugende utanywa agakawa. Ugomba kugenda urya, wambaye neza, usa neza, byane ngo bakaguha amafaranga y'intica n'ikizuka, ukazava mu Rwanda wari umeze nyine, abantu barabonaga nyine ko uri umuntu ushobora kuba ugiye kujya hanze. Byahehe ni indambi. Ubundi buryo bwa gatanu ni ukumwakira no kumugira ingwate kugira ngo adacika abafite umugambi wo kumushakiramo inyungu. Yewe ukihagera, kimara kuva mu ndege, bagucungira hafi kugira ngo bagukoreshe icyo ugomba gukora, bagushakemo inyungu. Waje uje gukora akazi, waje uje kwiga, byahehe uhita bagushakira ibindi ukora nyine, bagushaka kukushamo inyungu. Barakurinda rero kugira ngo utabacika, kugira ngo utabatoroka utagaruje amafaranga. Iyo ugerageje gutaka rero, wataka gute? Telefone barazigutwara, imirongo yose iguhuza n'igihugu cyabavuyemo urayibagirwa. Nta telefone, mbese uri aho ngaho nyine, uri ahantu hatabasha kugira gute, utabasha no kwiyagambura nibura ngo ube wamenyesha abo wasize. Cyanyuma ni uburyo bwa nyuma ni ukumushakiramo inyungu zari zigamijwe igihe bamureshyaga cyangwa bamuvanaga aho atuye. Yego ukimara kugerayo bakwakiye nyine, barakwakira, barakurinda, ikisigaye ni ugucapa akazi. Rero akazi rero mvuga ntabwo ari ako baguhamagariye ukora agatandukanye n'ako baguhamagaye ngo ujye kwiga, baguhamagara ngo ujye gukora akazi uzajya uhembwa ya mafaranga tayari, witangira kugira gute, utangira gukora ibyo bashaka mu nyungu zabo. Noneho ubwo byagucanga nako nta n'andi mahitamo, urakora nyine, urakora, nta telefone, nta kuvuga, nta ki. Hari n'ubwo nyine hari n'ubwo ushobora no kuhagwa, uhanahagwa kubera ko bashaka kugukoresha, baragukoresha paka unoze. Ushobora kugukuramo impyiko, ushobora kugukuramo ibice by'umubiri,
ukazasiga uri igisenzegeri kuko nta rundi rukundo ruhari. Ibwo bwari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu